Muri iki kiganiro tugiye kuba twarebera hamwe setting zigeze muri zirindwi ukwiye gutaninga on nizo ugomba kuba wafunga kuri YouTube, kuko YouTube ya 2026 hari ibyo updatinze. Bivuze neza ko izi setting ni ingenzi cyane kuba zifunze cyangwa se zifunguye kuri YouTube. Iki kiganiro kiraba kirimo ibice bibiri, ndakubwira na gusobanura, ariko none tugire na pratique. Bivuze ko rero ugomba kubana nanjye kugira ngo buri kimwe ndibuze kuba nakubwira uze kucyumva uko ndibuze kuba nakikubwira. Tudatinze rero turibuze kuba twareba cyane kuri setting ya mbere. Setting ya mbere rero ugomba kuba wataninga on ni hyping content. Ikintu cya hyping content ni uburyo bwiza bwo gukura attention cyane, kuko iyo itaninze on bituma umenya abantu nyine barimo barahypinga content yawe, bakagwa ukabireba ukabyitegereza byose bikaba biribuze ko byagera nanone uburyo uribuze ko wakora nyindi content iribuze ko yakurikira, kuko icyo gihe ubuzi hype ya video yawe uburyo imeze, uburyo abantu barimo barahypinga nyine. Uburyo rero biribuze kuba byagenda nuko nguko. Iyo ni ikintu cya mbere tugiye kukwereka uburyo bataninga hyping content. Ntabwo uribuze ko byatinda mfite ngaruka kubwira n'ikindi cya kabiri. Urajya muri YouTube studio yawe, ariko nanone nyine ukoresheje browser cyangwa se Google Chrome. Numara ko wagira muri YouTube studio yawe, urajya muri setting, hanyuma uze hano muri channel. Numara kugera muri channel urajya hano muri advanced, hanyuma uramanuka munsi. Iyi ngiyi ndagiye kuri kukabona ahangaha, let view hype your content. Bivuze ko niba katavivuye urakavivura wowe. Okay? Ikintu cya kabiri rero turibuze ko twarebera hamwe ugomba gutaninga on kuri YouTube channel yawe, ni ikintu bita nukwemerera, like katuvuge nko mu cyongereza nibwo ribuze ko byagira iki kintu gisobanura mu kuntu allow automatic chapter. Ibi ngibi bikunda kuba byakora cyane. A chapter ushobora kuba wazishyiriramo ukoresheje nyine uburyo busanzwe buri manuel, ushobora kuba wazikishyiramo birashoboka. Ariko none hakaba hari n'undi buryo abantu bakora content z'icyongereza bashobora kuba baha access YouTube yo ikabashyiramo izo chapter. Ntabwo urareba video hanyuma wareba muri description wakitegereza ukaza gusanga ko izo stuff uri murareba cyangwa se iyo content uri murareba hari ikintu cyo kuba ifitemo aka description kayo. Uraza gusanga ko Gemini yinjiye muri YouTube, uzabyitegereze nko muri description ariye video itiza. Rero iyo karaka Gemini kaje munsi most of time cyangwa se akenshi usanga ari uko YouTube yamaze gusobanukirwa iyo video, kuko ngo ndi kugenda nkubwira ati ni 1 2 3 YouTube ihita bimenye igahita igenda igashyiraho chapter ku buryo ukanda kuri rimwe bakakujyana ku ya mbere kabona ni ya kabiri gutyo bakanabinaminga. Biba byiza cyane rero iyo ubyemereye bikaba biri auto ya buryo birize ko byagenda. Rero nuko nguko ngiye kuba nabikwereka. Ino features yoho rero uburyo ikora, bivuze neza ko ikora kuri video uploadinze cyangwa se video nshyashya urimo urashyiraho. Ndagira ngo witegereze hanga ahantu handitse automatic chapter, akantu kagomba guhora iteka ryose gafunguye. Ni witegereze ukareba hari video zisigaye ziba zihari kuri YouTube, ugasanga video hari uburyo bayisummarizinze kugira ngo nyine umuntu najya kureba video abaza asome briefing yayo amenye ibya video yagiye kuba yareba, apana kwirukankira kureba video. Rero biriya byose aho bikorerwa nahangaha gagomba guhora iteka ryose kari allowed gafunguye. Ntuzigire na rimwe uposting iyi automatic chapters katari tick. Iki kintu uzakibuke kuko ni kingenzi cyane, bituma YouTube yanaliza video yawe bakoresheje Gemini. Ikindi kintu cya gatatu rero ugomba kuba wakemera cyangwa se ugomba kuba wafungura kuri YouTube channel yawe ni ikintu bita third party training cyangwa se third party training. Iyi staff ugomba kuba wayifunga. Ati bimeze bite? Bikiza YouTube yarabipushinze cyane, kuko ndibuka ko bahise batanga ama notification. Ahangaha ugiye kwemerera ugiye kwemerera ama AI cyangwa se n'ibindi bigo kuba byakoresha content yawe kugira ngo ba training ama AI yabyo. Ariko mu by'ukuri impamvu baba barimo barabikora usanga bitari buze kuba byakungukira, kuko ni witegereza reka turebe nk'impamvu ibi ngibi bitari like most of time nyine usanga ari ibintu biri bizarre mu kuntu. Ni wemereye third party ko bari buze kuba bakoresha content yawe, urasanga ko ntabwo uri buze kuba wabyishyurirwa. Bivuze ko content yawe irakoreshwa mu gutraining ama AI.
sometimes baba banagiranye amasezerano na YouTube cyangwa se ibindi, bo bagakoresha content yawe wamaze igihe wa create gutwaye imbaraga. Bivuze neza ko nta revenue uri buze kuba wabona kuba wayitaninga, kandi bo iri buze kuba yabagirira inyungu kuko nyine baba bagiye gutraininga AI kandi zizaba amafaranga, ariko we nta kiri buze kuba wabona. Iyo rero nkaba numva ari impamvu ishobora kuba yatuma uyitaninga on. Iyindi mpamvu ya kabiri rero nuko buriya izi ni diru ziri buze kuba zagirira abandi inyungu kuruta uko zikugirira inyungu kandi bakoresheje tuze zawe, bakoresheje nyine data zawe. Bivuze ko rero niba nta kintu kiri buze kuba cyaguha inyungu mu ibyo bintu, nta bindi bintu bivuze kuba byagufasha cyane, kuko uraza gusanga ko no kwemerera abantu gukoresha imirimo yawe cyangwa se imbaraga z'amaboko yawe for free. Kandi murabizi neza content uburyo igora, content iragora cyane. Rero iyi third party numva training ushobora kuba wayifunga cyangwa ukayifunga, ariko I think ko wanayifunga kuko nta kindi kintu ni ugufasha nyine abandi bantu gutraininga AI yawe, gukoresha iyo content wabyemereyemo ko, cyangwa se staff zawe nyine mu gutraininga AI. Ushaka wabireka, ariko I prefer ko ngewe ibyanjye birafunze. Reka ngwereke rero uburyo wanabifunga n'uburyo wabifungura, asigaye nyine harahawe gufata imyanzuro ya party training. Iyo uburyo ubigenza, uraza no muri setting, numara kuza muri setting uze muri channel, uze muri advance, uramanuka gato cyane, uze ukomeze umanuke, uraza guhita ubona ahantu handitse third party training. Ndake kuri murabibona ahangaha, ushaka wayitikinga cyangwa se ntuyitikinge. Ngewe nayigize unticked, ariko nahangaha nyine bibera. Nake kuri murahabona ahangaha selectinze, aka I think beta nuko wayireka cyangwa se ukatikinga bigendaniye n'ibyo nagusobanuriye nyine, ubwo urarebamo iby'ingenzi nuko bimeze. Ikindi kintu cya kane turi buze kuba twarebera hamwe nyuma yuko mberetse nyine pratique y'ibyo ngibyo ni ikintu bita kwemerera abantu gukoresha clip yawe, ariko kamaze nkwereka uburyo bigenda. Nuko igice cya kane rero turi buze kuba twarebera hamwe nanone ni igice kijyanye n'ikintu bita kwemerera abantu ikintu bita ngo clip video. Uzabibona kiriya kintu cya clip video ni ukwemerera abantu kuba bakoresha nyine video yawe, bakaba bayikata mu duce bakayipostinga ku mbuga nkoranyambaga zabo. Hari abantu babikunda bakaba bumva neza ko nta kibazo, it's okay, nawe bikunda nta kibazo kiba kibirimo. Hari n'abantu babyanga, ushobora kuba byafasha byatuma wenda umuntu abona yakoresha aka video kawe yagaclipinze, akagira wenda amatsiko yo kureba ikiganiro cyawe, cyangwa se nanone akaba yagira n'ikindi kintu cyo kuba yagira nyine akantu ko kuba yagira nyine ishyaka ryo kumenya umuntu ukora ibyo bintu. Ahangaha option ushobora kuyifunga cyangwa se ukabifungura, ariko I think ko bishobora kuba byaba byiza ubifunguye kuko nta kibazo kinini cyane, kuko niba ufashe video yanyu ukayikatamo agace ugapostinga uba uri muranyamamaza. Ahangaha twanzuye ko twagafungura, rero nuko nguko biri buze kuba byagenda nabyo. Iyi setting ya clipping uburyo uri buze kuba wayibona, urahita uza hano muri setting ya YouTube studio yawe, numara kuyiza uraza hano kuri channel again, uze kuri advance, hanyuma uramanuka ushaka akantu bita clipping, urakabona ahangaha. Urabona neza ko ngewe naragatikinze akangaka, ushaka wagatikinga cyangwa se nanone tugatikinga nyine bigendaniye n'ibyifuzo byawe cyangwa se nibyo namaze kuba nakubwira. I think ko better wagatikinga, why not? Wagatikinga ukemerera abandi bantu nyine kuba bakoresha video zawe nkuko nabigusobanuriye, aba ari by'ingenzi cyane. Ikintu cya gatanu rero ugomba no kwitondera cyane, iki cya gatanu cyo ntabwo cyoroshye. Iki cya gatanu ni ikintu bita autodubbing. Iyi autodubbing ni nziza ariko ku bantu bakora content z'icyongereza. Niba uzi neza ko udakora content z'icyongereza cyangwa se ubundi content y'icyongereza, icyesipanyolo, igihinde, aba Bangladesh, aba ndakeka ari ibyo, hanyine ziriya ndimi ziri international, wakoresha autodubbing kuko YouTube ifite ama AI advanced. Bivuze ko YouTube uburyo irimo irakora ubu ngubu bakoresha ama AI kugira ngo barimo barakoresha ama AI kugira ngo bagire bafata ikintu cyo kuvuga ngo ni bigusobanura gutera, bafata nkuko uri murabona mvuga ikinyarwanda,
niba wenda ururimi rw'ikinyarwanda wenda ari nk'igifaransa wowe urimo urayireba mu cyongereza barahita bafata ikinyarwanda bagihindure mu cyongereza noneho n'iminwa uburyo irimo iratera nayo imbere nk'aho ari mu cyongereza ku buryo bari buze kuba bayirikomanda abantu bavuga icyongereza cyangwa se tuvuge wenda nk'iyi video nakoze mu kinyarwanda bagahindura amazina cyangwa se ugashyiraho autodubbing ugatangira kubyumva mu gihinde kandi ijwi ari ito ari iyi n'iminwa ubona neza ko bihuye cyane n'igihinde. Sorry kuko uraza gusanga ko na ntuze na title akenshi cyane hari igihe zitazijya mu gihindi iyo zigize autodubbing. Rero video yayo bari komanda mu bindi bihugu ariko biri mu rurimi babasha kuba bakumva. Rero iyi autodubbing nayo ushaka kuba wayikoresha cyangwa se ukayireka gusa na prefera ko niba ukoresha icyongereza igifaransa zira ndimi ziri international ugomba kuyikoresha, ariko niba ukoresha ikinyarwanda ugomba kwitonda cyane kubera ko iyo ari ikinyarwanda ugashyiraho autodubbing hari ikibazo gita kiba ikibazo cyuko amajwi abura kuko ikinyarwanda nyine AI ntabwo ziracyumva kandi bizanafata igihe ariko ko bizagenda gutyo. Uburyo rero uyifunga cyangwa se ubifungura nuko bigenda. Automatic dubbing nayo buryo bigenza uraza muri setting then uze muri channel advanced umanuke munsi uri buze ureba ahantu handitse automatic dubbing kanze hano tuyishake ndake kuri murayibona hano ngiye nayigize nanze kuyallowinga kubera ko izi channel zanjye zose ni ikinyarwanda kandi automatic dubbing y'ikinyarwanda ntabwo ibimeze neza to. Rero niba ukora ntuze y'icyongereza naye kuri komanda ko iyi ngiyi wayigira wayallowinga ahangaha ariko ngewe for me ntabwo ari icyongereza yallowinga nimba ukora content z'icyongereza ukayallowinga gutya bashobora kuba bakubwira ati manually review dub before publish, ariko I don't think ko wabona umwanya wo gusubira muri subtitles cyangwa se kugira ngo ujye kureba uburyo babivuzemo kugira ngo ujye wayipublishinga. Rero I think ko better watikinga akantu, ariko pay attention akantu gatikinge gutya mu gihe uzi neza ko iyawe ari icyongereza ukora content y'icyongereza. Niba uzi neza ko ukora content y'ikinyarwanda uvuga ikinyarwanda ntugatikinge kuko ntugatikinga YouTube video zawe zizajya zibura amajwi. Ibyo ndabikwijeje. Rero be careful, witonde automatic dubbing itaza kuba yatuma abantu babura content yawe. Gusa niba ukora icyongereza cyangwa se kuri igifaransa cyangwa se icyesipanyolo nakuri komanda ko agatikinga hanyuma ugasavinga byaba byiza cyane. Reka ngiye nkagire antique kubera ko iyanjye ari ikinyarwanda. Ikintu rero cya gatandatu ugomba kuba wamenya cyangwa se ugomba kuba wakitaho ni ikintu bita iyi content moderation. Iyi content moderation abantu benshi ntabwo bakunda kuba bayitaho, nanjye ntinayitaga ariko ni ibintu by'ingenzi naze gufata umwanya nyikorera ubushakashatsi. Content moderation hari nk'igihe ujya ubona wakoze video ikajya viral ukabona abantu baje muri comment barimo baramamariza ngo imiti yongera akanyabugabo, ntazo ukajya kubona umuntu nyine arimo araza abeshya avuga ati wenda nk'uburyo ukabona nyine umuntu araje from nowhere avuga ati nk'uburyo ushobora kuba ngo wagabanya ibiro utakoze siporo kandi wariye utanavuye mu rugo iwawe, akakubeshya ngo hari imiti nyine ashobora kuba yaguha ngo bigakunda. Byumvikane cyane ko ibyo ni content byinshi by'ibiscam. YouTube detectings ibyo bintu ikabona neza ko harimo ako kantu yohereza ama AI yaje akabona content ni ibiscam barimo barashyiraho nimero babasa guhamagara tugiye nta kindi kiba bahita bademonetiza channel yawe ugasaba review ariko iba yamaze kuba yabademonetize. Biba byiza rero kujya muri content moderation hanyuma nanone ukagira ibyo uhinduramo ngiye gukwereka uburyo bibuze kuba byakora kuruta uko YouTube iyo yazabyigenderamo. Yego dukeneye content kugira ngo dukeneye na comment n'ama like kugira ngo tuze content yacu ije viral, ariko tubikeneye YouTube zacu ziri monetize. Zitari monetize ntabwo byakunda. Uburyo rero ubikora nuko kuri content moderation yewe uburyo bigenda hoho uraza muri setting yawe, numara kuza muri setting yawe urahita uzana muri community moderation, then urabona neza ko bahita bakuzana ahangaha ni content control. Ahangaha ushobora kuba wagira ukaba content ukazi control akamodulatinga yakaba content uzajya comment uzajya uzemera kujya ziye zageraho. Gusa ngewe naraziretse kuko ntabwo ari comment nyinshi cyane
nyine uraza ukamodulatinga bigendaniye n'ibyo ushaka, especially iyo ubona neza video zawe zirimo ziragenda zijya viral. Nahangaha byose bibera rero. Hanga ushobora kuba kwandika amagambo uribuze kuba wabloka ya magambo udakunda, nyine ubuzi neza ko arimo nyine ibintu biri sensitive cyane, ya ushobora kuba wazana ukayabloka. You can see post, ibi byose nyine urabimodulatinga bitewe n'ibyo ukunda cyangwa se n'ibyo ushaka channel yawe izajya igira. Ya nuko nkuko rero ubigenza. Ya ikintu rero cya karindwi tugiye kuba twanasorezaho, akaniko kanyuma, ni ikintu kijyanye na ntuze no kuba wako notify me when new insight available. Kuba abantu wazajya ubona amakuru mashyashya mu gihe hari ibindi bintu byaje, hari insight nshyashya zaje, hari amakuru update za YouTube nshyashya zaje, kuko hari gihe usanga zigufavoriza, ariko none kubera ko utafunguye nyine uburyo bari buze kuba baziguha ugasanga urahiye. Icyo gihe nyine iyo uhiye ubuhiye beta nuko wabifungura, hanyuma none ibintu bikagenda neza. Ya ako kantu nakingenzi cyane uze kukitegerezaho kandi uzanagafungure. Nta buryo rero ibi ngibi byo nabikwereka muri setting, ahubwo nugu kugenda YouTube yawe ukenebringa notification za YouTube Studio, hanyuma ukananebringa na YouTube ku buryo aka notification kaje uhita ubona neza uburyo bimeze. Ya niki kiganiro cy'uyu munsi rero naguteguriye, tubonane mu bindi. Murabizi ko ari Creators Rwanda, utibagirwa ukagenda udakoze subscribe. You're welcome.